sigarayo ariko njye ndiho nihashimwe izina rya Yesu. Nyir'urusoro mu nda ya mama waruzi izina riboneranye w'abanyenanye umwana agakiza benshi baguye basigayo ariko njye ndiho nihashimwe izina rya Yesu. Nyir'urusoro mu nda ya mama waruzi izina riboneranye w'abanyenanye umwana agakiza benshi baguye basigayo ariko njye ndiho nihashimwe izina rya Yesu. Uri mari wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu. Uri mani wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu. Warambwiye uti ninkwiringira uzangororera kandi nukuri ntabakwiringiye ukorwa n'isoni nsabye amavuta ngawukomeza mani horaho ngawoneke kuri wa munsi. Warambwiye uti ninkwiringira uzangororera kandi nukuri ntabakwizeye ukorwa n'isoni nsabye amavuta ngawukomeza mani horaho nzaboneke kuri wa munsi. Uri mani wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu. Uri mani wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu. Nanzi satani anega imitego kugira ndanirwe nubwo arwana ntiyanesha ubu ndashikamye amubwira mu bikomeye no mu ntege nke sinzatinya ndi kumwe nawe. Nanzi satani anega imitego kugira ndanirwe nubwo arwana ntiyanesha ubu ndashikamye amubwira mu bikomeye no mu ntege nke sinzatinya ndi kumwe nawe. Uri mani wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu. Uri mani wariza wayo uhimbazwe witwa ndiho kuguhoraho uri umukiza uri tangiriro ukaba n'iherezo alfa omega nta wundi mwami nka Yesu.
sura ya pili kutoka kwanza. Tunasoma umurongo w'Yesu. Tutasoma mstari mmoja katika Yesu Kristo. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Amen. Tarudia ndani. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Amen. Ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu gutangira bivuye inyuma. Ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu gutangira bivuye inyuma. Ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu gutangira bivuye inyuma. mu mwanya ukomeye utuma abera bawe batera intambwe, uburiye mu gikoresho cyawe ugisige amavuta, kandi nyagasani rwose icyaniro ntagukoreye amavuta. Tugusaba inzira y'Imana Yesu Kristo. Babasha kwicara. Dushuhuje abera bose ubuzima bw'Imana wacu Yesu Kristo. Watakatifu wote katika Yesu Kristo. Ndi gutekereza mu munsi mukuru. Nawazia ni sikukuu. Bamwe bashoboye kuvugisha akanwa, Mmoja anaweza kusema na kinywa, abandi nabo baracyacecetse, wengine wakingana nyamaza. ariko iminsi yo gushima irakomeje. Siku za kushukuru Ko zinaendelea. twifuza kwagira n'umwe wasaguka Utamani kukuwa kusalia. kuvuga ibintu by'Imana yamukoreye muri Sema mwaka. mema ya Mungu mtendai mwaka. Izina ry'Uwiteka rihabwe. Na Bwana Mungu lipewe sifa. Twarorora rero ineza y'Imana. Yes, hatuwezi kuchagua maneno ya Mungu. Reka nanjye mbibutse ko nigeze kubabwira yuko hari umuntu wigeze kubara abandi arisiga. Nami niwakumbusha kama kuna mwenye aliweza kuhesabu wengine anajisahau. Ubwo rero nanjye mu magambo make ntabwo nshaka gusigara. Nami maneno machache sipendi Reka kubakia. nanjye nshimire umuremyi wanjye Acha na mbili arabasoma, wangu waishi milele. aturindiye abafurere n'abasere. Wanachunga wandugu na wadada. Umwaka wose nta n'umwe Mwaka wahutaye. wote kuna wenye alipita. Bamwe bararwaye bajya mu bitaro, Mmoja mgonjwa anaenda hospitali. abandi bahura n'ingorane zitandukanye, Na shida tofauti. ariko Uwiteka aracyaturindiye mu byizere. Bwana Mungu anatuchunga ndani ya Imana kuamini. yacu ntihabwe icyubahiro. Kwetu apewe sifa. Hano habaye ibibazo byinshi by'intambara. Hapa kulikuwa tatizo nyingi na vita. Burya intambara y'umubiri itandukanye n'intambara yo mu mwuka. Kumbe vita ya kimwili iko tofauti na vita ya kiroho. Ahubwo kugira ngo upfe mu mwuka wapfa mu mubiri bakaguhamba. Kufe kwa kiroho unaweza kufa ndani ya kimwili wanakuzika. Kubera uramutse upfuye mu mwuka Kufa ndani ya kiroho. utandukanye n'Imana ntabwo uzazuka. Kulingana na Mungu hautafufuka. Ariko upfuye mu mubiri ukiri mu byizerwa, igihe cyazagera ukazazuka. Wakati utafika ufufuka. Nanjye reka mvuge ngo Acha niseme Imana yaturindiye bene data, Imana yaturindiye bashiki banjye, Imana yaturindiye abakozi. Nimumfashe tuyikomere mu mashyi. Ishimwe rero rikomeye. niko na shukrani ya nguvu. Muri mwaka nanjye ntabwo mbandiye ku bunani. Hii mwaka nami singekula kubonane. Nababwiye yuko ikimodoka cyari kigiye Kwambia kugonga, kama gari kwa hata kunigonga, ariko marayika arahanga. lakini malaika akasimama. Nshimiye Imana cyane ko umukecuru wanjye yavunitse akaboko Nashukuru kwa n'akaguru, kuwa amagufa aracika, agafata akaboko kakazamuka, mifupa ya mkono, ariko bamushyizemo ibyuma. lakini wametia Nshimiye Imana ko ari guhumeka. Iyo Mana iri guhabwa amashyi y'izina yampaye umugore mwiza. Nashukuru Mungu kwa kunipatia mke mwema. Urubibaha cyane. Mke ananitii
umwaka urangiye ntarafatana nawe mu josi inaisha bila kukamata nashi vuga rikijyana imana mpa umugore mwiza impa n'abana beza uyu mwaka abana banjye baciye mesaje icyo basabira ni imbaraga mu rugendo imana yakoze ibyo ihabwe icyubahiro kubw'iyo mpamvu rero nanjye mfite ituro ry'ishimwe imana yitangaza ikora ibikomeye bihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye rero amagambo y'Imana tulishasoma maneno ya Mungu ariko mutwereke ko munezerewe lakini mtuonyeshe kama mnafurahi juu leo ni siku kuu mutwereke ko munezerewe amasaha yagiye ibaye saa yine ziri kubura iminota 10 natwe reka twereke ko bafata akanya karekare twababwiye yuko n'ibibwiriza twabihagarika ariko buri wese akinigura agashima Imana ibyo yamukoreye kuko Imana yadukoreye ibitangaza. Ndashimira cyane reka mbere cyangwa reka twinjire mu jambo muranezerewe Bibiliya iratubwira umugabo wo mu muryango wa Lewi wana wa jamaa Lawi aragenda arongora umukobwa we anaenda akaoa binti wa mbega amagambo meza Imana yabaheremo umugisha Mungu apatie baraka katika jina la Yesu Kristo. Abisirayeli bakurikiye Yosefu ari imiryango 11 Yusufu akuwa jamaa 11 burya Yosefu yari mu Egiputa aba 12 alikuwa ndani ya Misri alikuwa wa 12 ariko bakimusangayo kuko yari yasanzeyo umwami wari umuzi walikutana mfalme mwenye alikuwa anamjua amugiriraho umugisha kuko Imana yaciye akayira aravuga ati nagira umugisha none namwe muzansange hano baramanuka rero bari 70 bacangacanga imiryango yabo bageze mu Egiputa basanga y'umwami utazi Yosefu wanakutana sasa mfalme mwenye ajue Yusufu umwami utazi Yosefu amaze kwimba baravuga ati bano bagabo batangiye kugwira ikintu cyabashobora hajya ndewe ugeze kugira urutoki alikuwa na mgomba mu mkutano ikintu cyashobora uyu muryango nuko twatangira kwicira ukatakatia muzi kwicira unajua kukatia nuko dufata intoki ukamata mgomba zegeranye ugatemamo ebyiri hagasigara n'ibindi ikure uko niko babagenje batangira kubatemamo. Haleluya, munyereke ko mubyemeye, munyereke ko mwishimiye iri jambo Imana iduhera umugisha w'izina rya Yesu Kristo. Batangira kubakatakata, batangira kubicira muzee, batangira kwicira izo ntoki, batangira kujya bavana mu imwe batereka babwire ikizatuma Abisirayeli batagwira nuko bazajya bajya kubyara abana tugahotora, umuhungu yavuka tugahotora, umukobwa yavuka akabaho. Nyabwira bera b'Imana bo irinda Abisirayeli n'Imana itubera amaso. Abagabo bazahaguruka, imyuka mibi izahaguruka, ariko Uwiteka azaduhagararira. ngo mumwice abandi mubahotore, hanyuma umwuka wera marayika aramanuka araza yongorera ababyaza arababwira bati reka babwire bariya bantu ubakozeho abakoze mu jisho ryanjye. Niba ushaka kwirinda irinda bera b'Imana, ukora mu mboni yabo uzaba ukoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Ushaka amahoro irinda abasere, ushaka amahoro irinda abakozi, ushaka amahoro irinda abafurere. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero barabyaza marayika bo barabongorera, reka babwire ngo dufite marayika. Haleluya, iyo abagabo
yateye marayika arahari, iyo umwuka mibi yateye marayika arahari. Malaika ipo. Yongorera ababyaza arababwira ati nababwira ikintu kimwe, nimujya mubona umwana w'umuhungu avutse, atansiyo uwo mwana ntimuzamukorere. Umugabo arahaguruka n'uburakari, reka mbabwire ngo ahari wenda bazaterana, ariko si jye uzamubateranije, uzaguhagurukira azagwa ariwo hazize. Byanditse mu gitabo cya Yesaya. Uzaguteranira aho wese azagwa ataanguka juu ya wewe. Hanyuma arahaguruka arababwira, anasema namwambia eti kubera iki nababwira ngo mubahotore ni wanyonge ariko bakaba bariho, nongera mbwira base nimukomere ntacyo muzaba, mubwire abarozi muti mwese muraruhira ubusa, mubwire ibibahiga ati muraruhira ubusa. Iyatangije umurimo, iyaduhamagaye, iratwishingiye. Abagabo bazabe imyuka mibi zarangiye, ariko Yesu arahari, Imana irahari, marayika arahari, ibingana birahari, irisinzira ntizibicira. Wenda uzarwara ugera kure, umugabo azakugerageza, umugore azakugerageza, abaturanyi bazakugerageza. Gira umutima wawe ngo komera umutima wanjye kuko ntabwo nihamagaye. Haleluya. Uzahura n'ubukene uzagusatira, ariko Imana yawe izakwishimira. Reka amagambo meza, kubera uti mutabahotoye, iyo tugiye kubyaza Abisirayeli, namase muzi ko na nyesi mnajua batari ababyaza, mnajua bajya kubabyaza, anaenda kuwazalisha. Marayika akabwira ngo malaika anawaambia mujihadhari, mukujya kwiregura bati wanaenda iyo tugiye kubyaza Abisirayeli kuzalisha Waisraeli, tujya kuhagera umwana bamukubise hasi, Afrika na mtazalisha muzana. Ndabwira abateranye uyu mwaka we nibazajya bajya kubageraho, bazajya basanga mama mwana akubise hasi. Haleluya. Umwaka wo gutabarwa, umwaka w'imbaraga, umwaka wo kugarurirwa ababikeneye babihabwe. Imbere y'abagabo turagarurirwa, imbere y'imyuka mibi turagarurirwa, ababuze ibyiringiro barabihabwa, ababuze amavuta ndayabasabiye, abakeneye imbaraga nibazihabwe. Uyu mwaka uratangaje cyane, Ni ajabu sana. bene data n'abashiki banjye barasubiza bati wanawajibu eti iyo tugiye kubageraho ukienda kuwafikia bakubita abana hasi wanapiga watoto chini tutarahagera, bila kuwafikia, batari babwiriza urukundo, bila kuhubiri upendo. abaseri tayari Wadada deja batari babwira abantu ngo gusenga, watu kuomba tayari bamaze deja gusenga, walishaomba, bahishurirwa na wanafunuliwa na babyokorerwa na dufite umwarimu mukuru, umwarimu mukuru. Ibyo jera abatazabwiriza nakabagema ntabibwirize, yewe mfite umwarimu atari yabivuga, umwarimu yandangiye, batarahagera umwana bamukubise hasi. Ese amagambo ntiyamina. Hanyuma rero baadaye sasa umugabo aravuga ati, mwanaume anasema ubu bwoko bwabugira ati, hii kakrete ifanya je? ninde wa Mungu w'Imana utavuye, ninde wa Mungu w'Imana yawe
turatinya, watakatifu tunachungwa. hanyuma rero bababyaza Baadaye wale wakuzalisha bagira umugisha ntibabica, watakuwa na baraka au kuwaua. ibyo bababwiye Ndio barabyemera. nawaambia wanabikubali. Umugabo uriya mwami aravuga ati Ule mfalme anasema eti ikizabishobora ni ikihe? kitabaweza ni nini? Iyo tubaho turatuborohe no mu mazi, Sio tunawatupia na ndani ya maji. akosana byo ko bitazashoboka. Lakini mbona navyo Bene hatawezekana? data, Wandugu, yaduhamagaye iratwishimiye. aliyetuita anatusimamia. Uzatuvuma ntazabishobora, Atatulaana hatatuweza. uzaturwanya ntazabishobora. Atatugomanisha hatatuweza. Tubatwe ku rufatiro, Tunajengwa juu ya tubatwe msingi. ahakomeye, Tunajengwa mahali pa nguvu. tubatwe ku rutare. Tunajengwa juu ya Abana mwamba. banyiganyiza bikananirana. Imana duhamagaye ntihabwe icyubahiro. Aliyetuita apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ntabwo murabyemera? Tunakubali. Twemera ko Imana iriho. Tunakubali Mungu yupo. Amen. Amen. Imana iratwishingiye, Imana iradukomeje, Uwiteka nahimbaza. Na Mungu ahimidiwe. Reka nongere mbabwire, Acha niwaambie tena. babagwiziriza imirimo, Wanazidisha kazi. wakawazidishia kazi. Wanawazidishia kazi. Babagwiziriza imirimo. Wanawazidishia kazi. Wabumbaga amatafari Ili abiri, kwenda kufanya matofali. akabumba amatafari atanu. Anaweza kufanya matofali 5. Kubita ibiboko, Wanawapiga kubita mafimbo. ibiboko, Wanawapiga mafimbo. barateseka. Wanawanyima. Hari igihe muvuga ngo wego mw'iminsi ngo ndi kugerageza mbese murenge ngo mwana ngo niba ngo satani yamwe, oya ntabwo ari wowe wa mbere. Hari abagerageje bakabumba amatafari bari gukubitwa uhereye mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko Uwiteka Imana ati uko bababazaga niko barushagaho kugwira, Kwa wengi. uko bababaje nabo bakagwira. Na wanazidika. Wabyaye babiri Nyereza wawili. ba Nyabade, Nyabade. hajya haruna babyara bane Na wenyewe wanazaa 4. barahari, barona babyara bane. Na kuna wenyewe wanazaa 4. Israeli Israeli, watatu. babiri Wawili, batatu watatu. bumba amatafari, Imana ikabagwiza ikabagwiza. Ninde uzava mu bwoko bw'Imana? Ninde uzabarenganya? Iyo duhamagaye irahari, iyo tumenye irahari. Iyo Mana we mubarire, mwereke ko mwishimye, muyikomere mu mashyi. Iyo Mana baragwira, Wanazidika. mu bwoko bukomeye Wanakuwa taifa kuu. baragwira. Wanazidika. Lakini acha nikuulize. kugira ngo ugire dusabe ishyari, Unaona uko na dosave kuko na dosave wivu. ngo yaguze inzu imwe Anauza nyumba mu moja. gitondo agurize icumi, Asubuhi auze nyumba 10. ubwira umuntu ngo ntabwo yaguze Mwambie imodoka, mtu ejo asanzwe n'izindi zikora za taxi. za kufanya taxi voiture au Uber. uzi kugira ngo ugirire mugenzi wawe ishyari, Ukuwe na wivu ngo yabonye akazi anaona kazi. ejo mu gitondo Kesho asubuhi bamugire manager. wamfanye mkubwa wa kama. yewe wa munyeshyari we, urugendo rwawe ruzagarukira he? yabwira abantu uyu mwaka Imana iturinda ishyari. Haleluya. Ahubwo twubaka ahantu heza, Tujenge mahali pa babagiriye ishyari ndio kufanya na wivu ariko ngo chini. barushaho kuvuga, Lakini wanazidika. babwira uko umunsi Wanaendelea ugenda, kuzidika. uko bwije bakabwira. Vile wanaingia wanazidika. hanyuma rero ijoro riratera, Mbingu inakusanyika. ko ndi kubona bari kubatesa. Wanaona Twakora ni igiki? utafanya je? Okay, Ndiyo. weho marayika Marayika. genda wongorera umugabo wo mu muryango wa Lewi asohoza umukobwa wo mu muryango wa Lewi. Binti wa jamaa ya Lawi. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu tutemera umusore kujya kurambagiza mu bapagani. Aende kuoa kwa Wewe kutamini. bizamubera Kwa kuwa umutego, itakuwa mtego bizamubera kwake. n'amahomuhanga. Itakuwa na mimba ya kumuchuma. ahubwo abasere Bari batatu basanga abasere, wanakutana n'abasere nabo bashaka abasere. ntawe ujya kuzana mu bapagani kugira ngo ibyo Deliya, ibyo Samusoni yabonye Yenye Samsoni alipata, nawe ejo bitazakubaho. na wewe sikufikie. ijuru rimaze guterana rero, Mbingu inakusanyika rikura ku sasa. mutima w'umugabo wo mu muryango wa Lewi, Moyo wa jamaa ya Lawi. akunda umukobwa wo mu muryango wa Lewi. Wa ndani ya Rero jamaa ibintu byiza ya cyane, Lawi. Ona vitu vizuri. turanezerewe. Unafurahi Ati umuryango, ndani ya jamaa. umugabo w'umuryango wa Lewi Wana wa jamaa ya Lawi. arongora umukobwa wo mu muryango wa Lewi. Ndani ya jamaa ya Lawi. Kabaganiza amagambo ari kuvuga ngo umuryango w'abizera. Jamaa ya Haleluya. Turi umuryango w'abizera, turi mu bwoko bw'abizera, turi umuryango w'abakiranutsi. namwe muranezerewe, ntabwo turi aba bantu
w'abizera. Ile jamaa ya waamini. Ariko bavuze umuryango w'abizera. Wakisema jamaa ya waamini. Hariho n'umuryango w'abatizera. Na kuna jamaa ya wasioamini. Kubera ikinoti cy'igicupuri. Kwa kuwa pesa inoti nziza ihabwa agaciro kubw'ikinoti inapewa dhamani juu ya pesa ya pirate. Iyo usanga umugore yafashe ingutiya yakigereza umutwe umukobwa wawe akakwereka sha wagera iwawe akababo kari mu mutwara wa mugore mubi ahesheje umugore mwiza icyubahiro iyo bipanze neza nihabwa icyubahiro. Reka mbabwire ngo nta muryango w'abizera hariho n'umuryango w'abatizera. Hari umuryango ugeramo ugashaka no kwiruka ugasanga hano hari ikigomana nahara hari ikindi nahara hari ikindi bajya gupfa bakabahamba nk'imbeba. Umuntu afite amafaranga ariko akabura aho guhamba. Umuntu akabyara abana ariko akabura aho gutuma. Umuntu akagira umugore agasanga utamufite. Umuntu akagira umugabo nawe ntawe. Umuntu akagira amatungo akabura niyo yarya. Mbega imiryango yavumye batuma umuryango w'abizera. Haleluya. Kandi ibyo byose ibyo bibi bihesheje icyubahiro. Umugabo arara mu muhanda akarara mu muhanda bakamwegura yaryamye mu muhato. Iyo ubonye umugabo wambaye karuvati nk'uyu wundi mubi ahesheje icyubahiro uyu muntu mwiza. Nta cyiza cyabaho hatariho ikibi. Iyo tuvuga ijuru nuko hari wisi. Iyo tuvuga abantu beza nuko hari ababi. Imana bipanze neza nimufashe tuyikururwa. Abantu babi bahisha abantu beza icyubahiro. Haleluya. Nuko tuzajya mu ijuru twariho n'abazasiga. Iyo tubwiriza urukundo nuko hariho n'abanga. Ibyo byose rero bihesheje icyubahiro ibintu byose byiza. Ni kubaganiriza umuryango w'abizera. Hari umuryango mubi hariho n'umuryango mwiza. Amen. Noneho twasomye uriya mugabo amaze kurongora umukobwa wo mu muryango wawe bamusha amezi 3. Uwo nyine ni Mose yahishwe amezi 3 kuko yabyawe umugabo w'umuryango wa Lewi arongora umukobwa w'umuryango wa Lewi ariko ananiwe kumuhisha. Lakini akishindwa kumuficha aragenda amubohera akantu anamufungia akantu bajya kumushyira ahantu anaenda kumuficha mahali ngo nuko mushiki we arahagarara ngo arebe iryo shyano riri mu angalie ore tamamgia arahagarara anasimama semana yanjye nono irangona uramwana irangona arayicira mtoto wangu ile mambo taipona kweli ibigona bigatambuka we aho Mose ari kwenye Musa alikuwa yikumwe n'Imana nzima sitaogopa yikumwe n'umwami akazunguruka. Reka mubwire uyu mwaka wose wari wuzuye ibitukanuriye amaso ni marayika wahabaye. Nta mbaraga washyizeho. Abagabo beza barapfuye n'abagabo beza barapfuye n'inkumi zarapfuye. Wari uzi ko umusonga uhitana umuntu? Ulijua kama na musonga ni wa mtu ugomba kwayira mu unaweza na kufungua kinywa bikagenderanira limoya kwasama no kufungua kinywa na kufunga nabyo biva mu mbabazi z'Imana kwa neema ya Bwana. Ejo twababwiye jana tuliwaambia n'umuntu imbeba zari zatera nani mtu panya za polisi zilishambulia ikibaba gisimbutse kikikubita mu kanwa kuja na kipiga ndani ya kinywa cyo kibaba wagikirara ile panya ya polisi kuipona. Imana yacu n'umurinzi yahanze amaso Mose hagati y'ingona hagati y'ibifi bikomeye ariko lakini marayika aratamuka marayika anapita yongorera umukobwa wa Farao binti wa Farao maze utajya kukoga
abakobwa ba bose rero reka nitembeze ku mwana aragenda agiye kwitembeza ngagiye koga kiriya ni igiki y'ubumwe ni akantu kabagabura kari kari kurira maze noneho Miriyamu nawe arirukanka ati yewe ati wakwemera nakuzanira umuntu wo kumurera uzajya umuhemba ngahe mwarebye operasiyo uzajya umuhemba ngahe ni cyane ni ikibebe cy'abahebura cyabona kiri kurira marayika nuguma mu ijambo ryawe ukaguma mu byizere marayika ntazaza iwawe urabyemeye ntabwo marayika azaza iwawe imana izatandukana nawe ryari niwigira intwari yo gukora ibyaha niwigira umupagani ukihindura intwari yo gukora ibyaha ibibazo bizakuzaho imodoka zawe zizagongana uzajya ugera mu rugo usanga n'umugore wawe bamutwaye n'umugabo wawe bamukubise igihe mu mutwe muzababona n'iminwa yarahiye abandi barabakubise n'amacupa mu mitwe abo bose batanye n'Imana ariko nubana n'Imana marayika azakwishingira azagufata akaboko kugeza ku gutware ese urabyemera marayika w'Uwiteka arera amaso aramba amahema hafi y'abakuba mubwana bw'abahebura none uzamuhemba ngahe marayika akoreye mu mukobwa wa Farawo arasimbutse akoreye no muri wa mushiba icyana rero ni kubona wagiye guhamagara na za mureze anaita mama yake nyina niwahamagara mama wanyemerera mwana ukazamushonje none wampangaye mu mutima kuvuga ngo antibabizi kuri nawe cyari gipfuwe mu mutima yabigize ibanga bene data bakunda ntacyo twakoze ahubwo ntacyo twataye Imana ubwayo itubera amazi mbabazi zayo ubyemera ubyaha hanyuma rero kubona wa mukobwa wa mubyeyi mu mutima aravuga ngo ntabwo atampembaga napfa kubona umwana wawe ibaze uri kureba umwana we atari kumuhemba n'amafaranga Imana ifite inzira igihumbi zo kugukirizamo ujya kure ikizanira ibintu byo kumbita ntacyo bizagutwara iyaguhamagaye kuzabaho izi minsi yawe yo gutwara izi minsi yo guteseka izi minsi yo gutabara ahari kuri gakorana n'umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikabura ese murabyemera ahari kurira harari n'umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikabura tuvuganira ngo umuryango w'abizera umuryango w'abizera rero ufite marayika umuryango w'abizera rero ntabwo umeze nk'uw'abapagani ni bangahe bifuza ko umuryango w'abizera mwaka wa 2026 mwembe kubamo uwo muryango uwo muryango rero ntabwo baza ngo habari kujya muri Orumata basi kujya kama nenda musoko ya Orumata nanjye bigire bahura cyane nende muri Orumata ari befuriye ndogo bekarabi ntajya cyo abafere nani kose n'abafere cyangwa bazakunda umuryango aho bonera n'abacyango aho uwo muryango bawinjiza kwinjira n'abafere wanaingia je binjizwamo wanaingizwa na kuzaliwa ndani umuntu wese ushaka kuba mu muryango w'abizera ntabwo yifatanya nabo uyu mwaka wose turi mu mihigo uyu mwaka wose turi mu mihigo Imana izadushoboze kuvukira mu muryango w'abizera n'uvukiramo
ukizaliwa ndani, urukundo rwawe ruzaza. pendo yako itakuja. Nuvukiramo Ukizaliwa ndani, amahoro yawe azaza. amani yako itakuja. Nuvukiramo Ukizaliwa ibyishimo ndani, byawe bizaza. furaha itakuja. Niwifatanyamo gusa Hata na ukikamata ndani na urwangano ruzakwica. chuki itakuua. Amenyo uzayamara mu Kabisa kanwa meno uruguhekenya icyapa gapfa. Ariko John koko John wapfuye ukatuva mu marika. John watuvuye mu bizakubabaza mu mutima. Wumve ko John atarara azararaho arongera yirirwaho yongere buke kubera marayika abera amaso abanyamaha ababyemeye Imana irakuvugisha. Umuryango w'abizeye Jamaa waamini. Haleluya. Umuryango w'abizeye Jamaa waamini. ugizwe n'iki? Unaungwa na nini? Ugizwe n'umukuru w'umuryango. Unaundwa na mkubwa wa Umukuru w'umuryango ni ninde? Mkubwa wa jamaa Ntabwo ari Kabagema. Umukuru w'umuryango ntabwo ari kuvuga, ntabwo ari mapendo. Umukuru w'umuryango ni Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inakuja. Biblia inasema eti ule niwe wariguze amaraso ye bwite. damu yake binafsi. Umukuru w'umuryango Mkubwa wa jamaa abamwemeye bashyira amaboko hejuru bavuga bati uragahora ku kuishi milele Bwana. Haleluya. Haleluya. Umukuru w'umuryango Mkubwa wa jamaa ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. Ariko hari imiryango myiza, Lakini kuna jamaa Hari nzuri umuryango. na kuna jamaa mbaya. hari umuryango mwiza, Kuna jamaa nzuri. hari umuryango wa Kuna Nuhu jamaa wa Nuhu. wari urimo Ule tulikuwa ndani. urimo Shamu, Wa Shamu, Yafeti Yafeti na Hamu. na Hamu. Shem, Shem, Ham, Ham Yafeti, na Jafet. abo bose Wale wote ni umuryango ni jamaa wa Nuhu. wa Nuhu. None ko imvura igiye kugwa, Sasa mbona mvura itanyesha? bana banjye rero nimuze twinjire mu mujyi. Umugore ngo tayari, abana tayari, Hamu tayari, Yafeti tayari. Mbega umuryango mwiza, Kuna jamaa nzuri. murawukunze? Unapenda? Hari n'imiryango usanga Kuna jamaa nyingi kukutana. ugasanga mu muryango Unakutana ndani ya jamaa. abantu neza neza barananiranye. Watu kabisa walikuwa washindikana. Unakarokotse mari kamwe Ni kamoja. emwa Mbemwa. ntimenye ko basigaye Ndugu zako walibakia wapi? ukuntu bibere ni abarevera Mmoja ni wa reverend. abandi ni ababishopu Imana yahamagara yene data. Ntabwo turi umuryango w'abasinzi, ntabwo turi umuryango wa Yesu Kristo. Jamaa ya Yesu Kristo. Muranezerewe? Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango w'abizeye, Jamaa ya hakabaho waamini. n'imiryango mibi. Na kuna jamaa mbaya Umuryango wa Kayini, kama jamaa ya Kaini. ubonye igitambo cya Abeli, Ukiona kabisa zabibu ya Abeli wanaikubali. yewe murumuna wawe wariye ni umushumba wa murumuna wanjye nanjye nzimuwe. Mbega umuryango mubi. Ona jamaa mbaya. Nyamara yabwiwe ati Lakini yadoe. dore Kayini ibyaha biri Ona kutubatira Kaini ku muryango wawe, ariko ushaka wabitegeka, ushaka wabikira. Ariko kuko ari umuryango mubi ntabwo yihana. Abana ba Satani ntabwo bihana. Mesaje irabwirizwa ntabwo bihana. Ibava mu byimbo n'aya masaha turasohoka bari kujya kwa maranga. Abana ba Satani n'aya masaha turasohoka bajya kunywa inzoga. Abana ba Satani n'aya masaha turasohoka bari kunywa. Ariko abana b'Imana Watoto wa Mungu barihana bafite umutima woroshye, kuko byanditswe ngo nzabavana mu mitima imeze nk'amabuye bahinze imitima yoroshye. moyo kama nyama. Ni bangahe babikeneye? Ibera mu muryango w'abizeye. Haleluya. Ni abantu boroheje, Watu wepesi. ubasunitse gutya Kama hivi. bagwa hasi Wanaenda nako chini. bameze nk'udutara. Kama tukondoo. Ariko imiryango y'abatizeye urakurura, Unakokota. kurura Unakokota. we ngwino. Kuja. Oya. Kuja hapana. Ntabwo naje kugura utwo wanyu. Kuja kuwa mtumwa wenu. None se abafurere atifata gutya, none se murangenda. Sasa mnanitawala. Abasere ntabwo ari gucyo bifata. Dada washikamata hivi. Ubwo busere bwanyu mutwaririye hano mw'iwanyu muri Amerika. Oh, iyo ni imiryango y'abatizeye. Iyemera guhugurwa azabika n'ibyaha imyaka 20. Arababoniza abo nibo bazasigara. Ariko umwana w'Imana iyo ijambo ritanzwe acibwa n'urubanza, agapfukama akavuga ati Senyeri we ntabwo rwongera. Ikimenyetso cy'abana b'Imana ni uko bihana ibyaha. Haleluya. Umuryango w'abatizeye nubwo wacana ibuye rigatukura Ukombe lijiwe likuwe nyekundu. ntacyo wamukora mu muhizi. Hawezi kufanya kitu kusudi mubadilisha. Ameze nk'ibuye Iko kama jiwe
byananiranye mu muriro Ile jua lishindikana ndani ya moto. bakarucanira reka Wanakuombea wanachocherea hakuna. Wanachocherea hakuna. ariko nongera mbwira abera ngo umuryango w'abizeye abafurere bemera kugira inama abafurere baramushe abafurere bemera inama Wandugu wanakubali shauri. wakwicishije bugufi ukaba umufurere mwiza Unakuwa ndugu wa pili. Je, yasifuza amashuri mwiza unajua masomo nilijifunza? nigiye New York Nilijifunzia Mwe New York ya Texas na Texas ya Washington nenda Washington. ngo gwiki Unasema je, abana b'Imana n'abana bamushe wanakuwa watoto wepesi. nubwo yabariza amashuri Walijifunza ubona masomo yoroshye ya juu. imiryango uyu mwaka Hii mwaka tunataka tukue mjamii waamini. murabyemera Unakubali? umusare wageze muri uwo muryango Baada nilifika mule jamaa. ntabwo yongera guterura ingutiya Haongeze kusumba kabisa. Umugabo ari kuvuga. Mwanaume anasema. nangwa se umugabo winjiye mu muryango Bwana ningia mule jamaa. ntabwo yongera kuza ameze nk'inyamaswa wa mugabo mvuye Bwana unatoka wapi? ndi umutware Mimi niko mtawala. ese uri umutware w'inyamaswa Niko mtawala wa mnyama. ahubwo umutware wawe mvuye he Unatoka wapi? umuryango w'abizeye bafite imitima yoroshye abakobwa babo batandukanye neza Uko tofauti na ulimwengu. imisatsi yabo ntabwo irimo za poroduwi nta misatsi bagura ngo bashyire ku mutwe kubera ni umuryango w'abizeye ahantu hose uzabisanga uzamenye ko byacitse ndabwira abana ngo umuryango w'abizera murabyemeye imana irafashe mu izina rya Yesu Kristo umuryango umeze nk'uwa Aburahamu Jamaa yuko kama Ibrahimu. uwo hajya mwagateranira Hapa mimi mkutano. bigeze kumbwira story Wallahi kuniambia habari. bambwira umuntu wayibonye abashyitsi Wanasema mtu alipata wageni. bagiye gufata ihene ngo bayihahe Kamata mbuzi wa nchini. bamanza bamujyana Wanaanza kumpeleka. bajya kumuha akarigazo Wanaenda kumpatia karigazo. mama Sikia hano mama. hari akarigazo kagiye kararyoshye kuko abandi bagiye kuyibaga ariko ntimumubonere ku hene ntimumubonere ku hene mbega umuryango mubi Mbona jamaa. ariko umuryango mwiza Jamaa nzuri. iyo Aburahamu avuze ngo Sara tubonye abashyitsi barirukanka bakazana ikibazo bafite ubwumvikane mu mago mu bana babo no gusenga barumvikana ntabwo bumvikana bageze mu basambure ahubwo ubumwe bwabo buhereye iwabo mu mago na nyumba zao. ntabwo so yakubyara Baba yako hawezi wari no kuzaa. kukwatsamo umuriro Wose kuwasha. hanyuma uvuge ngo uri umuryango w'abizeye Iko jamaa waamini. iswa niwe wituma Baba yako ndiye anajituma. niwe niwe wituma ibintu runaka Kitu fulani. kujya kubyizanira akajya kubyishyikirira Unaenda kujiletea vitu. iyo agutumye ushinga izosi ntabwo uri umuryango w'abizeye Uko ndani ya jamaa abari waamini. umuryango w'abizera Uko ndani ya jamaa waamini. baroroshye Wiko wepesi. baroroheje cyane Wepesi sana. haleluya Haleluya. ese amagambo mu kuyumva Ili mara mnasikia. imana ibafashe Mungu asaidie. iswa naramuka Baba yako akisema agiye kwifashisha akaenda gufata ikintu kunisaidia na kitu. ntakigutumye ugashinga izosi bakajya kucishyikirira mukazabeshe ngo uri mu muryango w'abizera Uko ndani ya jamaa waamini. imana idufashe Mungu atusaidie. muri uyu mwaka wose Hii mwaka mu yote izina rya Yesu katika Yesu Kristo. ese mwemeye kubamo umuryango Nakubali kuwa ndani ya ile jamaa. hari imiryango yavumwe Kuna jamaa iliyoandikwa nk'umuryango wa Kana kama jamaa ya cyangwa Kana se umuryango wa Ananiya na Safira au jamaa ya Anania na wari Safira. umuryango mubi cyane Ilikuwa jamaa mbaya sana. kubera umuryango wa Kwa Kana ile jamaa ya Kana watumye abisirayeli bashirira ku Waisraeli rugamba wanaishia ndani ya barabica wanaua kabisa. ariko umuryango Lakini jamaa w'abizeye waamini n'umuryango ni jamaa ufite ubwumvikane iko na kusikilizana. umuryango wa Ananiya na Safira Jamaa ya Anania na Safira ni umuryango wagiye inama yo ni kubeshya jamaa ilienda shauri ya kudanganya Roho Mtakatifu. ya mafaranga yose twajya tuyashyire ku Pesa muriro yote tuitie ndani ya kazi. No. Hapana, 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 haiwezekani. uzi icyo urakora Unajua hiki kitafanya. aya uzatumire nyokorome Haya au yatumie. nanga uzatumire runaka Wako au yatumie. twe tujye tubabwire ngo aya niyo twagurisha mbega umuryango wavumwe Wana jamaa ya umuryango w'abizeye jamaa waamini. umugore yibutsa umugabo ngo mbese ko bino tubikoze Tumefanya tuvanye icyacu tunatoa cha 10. ko tugurishije inzu iby'Imana birihe ariko imiryango y'abatizera bamira bunguri bakiyumanganya uyu mwaka Imana izabiturinda turi gutangira umwaka mushya n'imibereho mishya n'imigambi mishya n'amagambo mashya n'imikorere mishya ababyemeye turagiye abatabyemeye barasigaye Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
umuryango w'abizera Jamaa ya waamini ni umuryango ni jamaa ufite urukundo. iko na upendo. Turahagera mu kanya. Itapofika Uwo muryango ile jamaa urabuhura unezero, inashinda na furaha, amahoro ari iwabo, n'ibyishimo biri iwabo, no kugwa neza biri iwabo. Ariko imiryango y'abatizeye bararyana, amatiku, gukubitana, kurwana, intambara hamwe n'ibindi. Ndabwira rero Imana ngo naambia watakatifu wa Mungu mukore uko byashoboka byose, fanye vinavyowezekana. Imana iduhindure Mungu umuryango atubadilishe kuwa jamaa ya waamini. Mwabyemeye? Muri rugendo turimo, Hii safari tuko ndani, umuryango w'abatizeye, jamaa ya wasioamini, umuryango umeze nk'uwa Yuda, ni jamaa iko kama Yuda, wagiye kwiyahura, anaenda kujitundika. wakwiyahura ukazabona rebe, Unaweza kutubu na kupata napata rebe, ahatihanye ajya kwiyahura. bali kusudi Iyo miryango imeze nk'iyi, kujitundika. ntabwo wahura n'ibibazo Jamaa kama hii lazima igisubizo ngo ni ukujya kwiyahura, unasema jibu ni kwenda kujitundika. ahubwo igisubizo ni ukujya gupfukama ibibazo byawe, ukabibwira umuntu, genda wihererane Imana, Imana ibitse ibisubizo. Mungu anaweka majibu. Imana nsenga, Imana tubwiriza, Imana duhamagaye ibitse ibisubizo bya buri muntu wese muri uyu mwaka, umwaka w'ibisubizo. Ariko abarasubizwa ni bande? Ni abemeye kuba mu muryango w'abizera. Na jamaa ya waamini, Niba umugabo aravuga ati, kama Bwana atasema eti ariko ko Elisa mbona Elisa akunze kunyura hano, atakubali kupita hapa, buriya twakora iki? na tutafanya je? Reka tumwubakire akazu hejuru Nyumba juu y'inzu yacu, ya nyumba yetu, agera gukira, akwenda kupumzikia hapa, barayubaka, wanajenga, yarazamuka alipanda panda, hanze, kuikara pale, kwera abantu bazi mwishuri, wale watu wanajua kufunuliwa, bijya zatuma umugaragu ati, anatuma mtumishi wake eti mbese nta kanga bafite, sasa hawana mtoto, icyo badafite ni igice. chenye hawanacho. Umugaragu nawe araza ati, Mtumishi anakuja nta kanga k'agahungu bafite. hakuna mtoto kijana wa Elisa ati, ubwo bahishuriwe kino kintu, nanjye ikintu ngiye gukora, ngiye kubahereza umwana. Bahawe umwana ukaba umuryango w'abizera. ulikuwa ni jamaa ya waamini. Iyo basanga ari umuryango utari uw'abizera n'umwana baba bataramuhawe. Ibyo byose bikorwa ryari? Bikorwa cyagiye cy'umuryango w'abizera. Jamaa ya waamini. Dusomere umurongo umwe, Someni mstari mmoja. Yohana igice cya mbere, Yohana ya mbere, Yohana ya kwanza. hasome mwene tatu kabagema, Some ndugu kabagema. umurongo wa gatanu, Yohana ya kwanza. 18. Sura ya 5. hari kuvuga ngo iki? Nasema je? Undi nawe adusomere Yohana Yohana gatatu, Yohana 3. kuko havuga cyo cya Yohana ya mbere gatanu 18. Kwanza 5:18. Yohana ya mbere uhabonye nasomeye. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana, Tunajua kama mtu yote alizaliwa na tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana dusubiremo. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye imurinda, kandi imurinda wa mubi ntamukoreho. tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana Amen. ntabwo akora ibyaha, ahubwo umwami Imana amurinda wa mubi. anamchunga ule muovu. Umuntu wese wabyawe n'Imana Alizaliwa na Mungu. ntabwo akora icyaha, niyo avuye mu ntege nke ntabwo yazirarana, kubera icyaha umunyabyaha ni uwa Satani. Wa ibilisi. Dusomere Yohana gatatu, Some Yohana 3. kumve Ya mbere. ubutumwa. Habari njema ya Yohana. Turasoma ubuzima bw'umuco Kristo. Kuko Imana yakunze abari mu isi Oya, cyane. mbere aho hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana.
umuryango w'abizera jamaa ya waamini twinjizwamo no kubyarwa bwa kabiri. kuzaliwa mara ya pili. Umuntu wese utabyawe bwa kabiri Kuzaliwa mara ya pili ntiyashobora kwinjira mu muryango w'abizera. ndani ya jamaa ya waamini. Murabyemera? Nakubali. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Hari umuryango wa Yosuwa. Ulikuwa jamaa ya Yoshua. Yosuwa amaze gutekereza ibyo Abisirayeli Imana yabakoreye, Yoshua akicha wazia Mungu arababwira ati umva rero, anasema eti niba mudashaka gukorera iyo Mana mwe muyireke, ariko njye n'inzu yanjye njye n'umuryango wanjye tuzakorera iyo Mana. Yosuwa ni umuryango w'abizera, nubwo abandi batayikorera we yayikorera. Imana ishobora byose iduhereza kuba umuryango w'abizera mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese wabyawe n'Imana akavuka ubwa kabiri yinjiye mu muryango, nawe wifatanije natwe wereka ajye kwifatanya nabo, nanjye ngo umufurere ngo mbe n'umusere. Ntabwo wavukiye, ahubwo uzabamo, uzacyura indirimbo, ucure n'amasengesho, ariko abandi bazazamurwa, wowe ntabwo uzazamurwa kuko utavukiye uwo muryango. Bene data bakuru, ihutu dusomera Abakorinto ba mbere ba kabiri. Turashoje, ntabwo ko ntari bubakereze, ni iminota 30 tumaze gukoresha. Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese iyo ari umukristo aba ari cyaremwe gishya. Iyo subiramo, umuntu wese iyo ari umukristo ari muri Kristo, iyo ari muri Kristo, amen, aba ari cyaremwe gishya. iyo umuntu ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Rekera uhagaze Fred. Amen. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya. Ya mirimo ya kera iba yashize, inaisha. Ntuzabona uko ugenda imirimo ya kera ikukurikirana, itumenye ko utari wavukira mu muryango. Ikimenyetso cy'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri ni uko imirimo ya kera yakuweho, imirimo mishya yaraje isimbura imirimo ya kera. Komeza umuntu wese iyo ari muri Kristo, iyo umuntu ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya. aba ari cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Komeza hepfo. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe kubwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Amen. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ntabwo umuryango tuwinjizwamo n'icyo ari cyo cyose, ahubwo umuryango wa Kristo tuwinjizwamo no kuvuka ubwa kabiri. Nta mwanya bifite kano gatabo, gucumbika iw'abandi ni gucumbika iw'abandi, tuzagasoma ikindi gihe. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Iyo umuntu ari kugenda afashe urugendo, ari kugenda ari kwihuta, imisozi ayisanga imbere ntabwo abona, agenda ayisiga inyuma. Umugenzi nyakuri asiga imisozi inyuma agasingira iyindi iri imbere. Umugenzi nyakuri wavukiye muri Kristo mu muryango wa Kristo yibagirwa ibya kera agasingira iri imbere. Ni waje utukana uracyatukana, waje urwana uracyarwana, waje ubeshya uracyabeshya, uracyaririya. Ariko abavutse ubwa kabiri bareba hakurya kuko bavutse ubwa kabiri. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umukuru w'umuryango ni Yesu Kristo. Biranditse mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Nimuze tujye inama. Hari uwahamagara inama atari umukuru w'umuryango. Niba Imana ivuze ngo nimuze tujye inama, nuko burya yahamagaje inama y'umuryango. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uri umwe mu banyamuryango
muryango moja ndani ya jamaa kubahiriza inama. ni kuheshimu sheria au kikao. Izo nama ni izi ni hahandi byanditse mu gitabo cy'Abaheburayo Katika kitabu cha Waebrania nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera. tena mkutano wa takatifu Nimukajye kwirengagiza guteranira hamwe kuko babandi bajya babikora. wale wanavifanya Mwemeye kuzaza guterana muri mwaka, wanakusanyika mu mwaka abazajya basiba nta mpamvu, na kukosa bila hari sababu basiba ari uburwayi, nabona sinabona ari ibindi n'akazi, ariko basabiye amavuta yo guterana, basabiye amavuta yo gukunda ijambo. Uyu mwaka bamenekeho mu izina rya Yesu Kristo. Umukuru w'umuryango mkubwa wa jamaa. Kambabazi, Acha niwaulize, njya mbona Bwana, naona imiryango mwagiye mujyamo. hizi jamaa mlikuwa naenda ndani Wewe mbona akeye mu ngiye mu nama y'umuryango. Iyo nama y'umuryango iyo utayibonetse bora mushima. kama haupatikana wanakufurahi. Ahubwo niyo usibye kabiri hari igihe bagukuramo. Nanjye mbabwire ngo Acha niwaambie umusere, dada, umuntu utarahinduka mtu mwenye badilika uri guterana anakusanyika aruta urukusango yizeye kera yasibye amaterano. akikosa mkutano, Icyaha gikomeye dhambi ni kuu ugusiba amateraniro. ni kukosa ndani ya mkutano. Niba mubinyemereye nimwemere yuko uyu mwaka tuvuguruye. Kama imaka tumerekebisha, Kuko biko narakwebye ugiye guhura nawe unakutana naye Kona giza. unaona anafanya hivi, kumbe yarwaye yagiye ku kazi nta guterana. Ubwo utaje mu nama y'umuryango ni ikimenyetso ngo ntabwo wavukiye mu muryango. Abana b'umuryango bakunda amateraniro, bakunda abafurere, bagakunda abasere, bagakunda n'ijambo. wanapata neno. Nta kindi kibabamo. Kuna chenye kinaishi ndani Yumva atateranye. Lakini kama kusanyike, Hari umusore wamwimba kuna dada niambia eti wanyu iyo mbonye ntagiye ku materaniro ningeona mimi sikwenda numva kusanyika, umutima ukunda, nasikia moyo inanikula, nkagira amahirwe ndakuwa na umusumari kacira akayira ngatera urukundo muri we harimo inyota yo kujya ku materaniro. kwenda kumkutano. Abasera badaterana, abafurere badaterana, abagabo badaterana. Uyu mwaka turavuguruye, twemeye guterana mu nama y'umuryango. Imana ibisinyeho mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri Ya pili, ni ubumwe. umoja. Umuntu wese utagira ubumwe na mwene se Mtu yote akuwe na umoja na ndugu yake, aririmba, akiimba, asenga, aombe, avuga indimi, aseme lugha, byose ni zero. yote ni sufuri. Dusomere kabiri. Yeni gusoza ni gusoza. Niko namaliza. Ni umuryango w'abizera. Ni jamaa wa N'ibimenyetso biranga abagize uwo muryango w'abizera. Icya mbere ya kwanza ni ukwitabira inama y'umuryango. Uwo muryango uhamagajwe nande? Ni Yesu Kristo, niwe mukuru w'umuryango. ndiye mkubwa wa kanisa. Dusomere mwene data. Somee ndugu Yohana Yohana 17:20. Ihute. harikisha 17:20. 17:20. Namari niho habona. Napata asome Icya mbere ya kwanza ni ukutava ku materaniro. 17:20. 17:20. Amen. sinsabira abo bonyine Sinsabira aba bonyine, Ombea hao pekee, ahubwo ndasabira n'abanyizezwa n'ijambo ryanyu. ayo magambo ntabwo muyumvishe neza. Sinsabira abo bonyine, Yesu aravuga ati Yesu anasema eti ntabwo arimo ndi gusabira mwenyine, nyinyi ninaomba ahubwo bali ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. n'ijambo ryabo. Ni bande? Nibo twebwe. Imana yasabiye bariya, natwe yaradusabiye. Turi abana basabiwe, turi abafurere basabiwe. Iyo dusabiye tubikomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umukuru w'umuryango ni Yesu Kristo, kandi inama ye tena shauri yake irimo ijambo ry'umukuru w'umuryango. Ubwa mbere abagize umuryango bakunda amateraniro. Ubwa kabiri barangwa n'ubumwe. wanaonekana na Komeza ngo umoja. Endelea. ngo bose babe umwe, ndabasabira ngo batatane, Wasitengane, watengane bakajya barya baryana, na kulana. mufurahura bundi. We ariko mupfiki Mnafia nini? ijuru si ryanyu, Si yenu.
mesaje si iyanyu, aho ugasanga abantu bibyigishije ngo turarwana. Muri kurwanira ibiki? Mwajya muri Kongo mukarwanira imirima yanyu. Iri jambo niryasenyeye, ndabwira abanyana ngo ndabasabira ngo Imana ikugire ubumwe. Ababyemeye duhereye icyubahiro. Umoja inahitajika. Abarwanira iparo wanaogombania neno ntabwo ari iyabo, si yao. abarwanira isomo ntabwo ari ibyabo, abarwanira ijambo ntabwo ari ibyabo. Iri jambo ryasenyeye. Komeza waranduwe. Unachoka? ngo bose babe umwe. Ndabasabira ngo bose babe Naomba wote wakuwe umoja. bande Wanani? Twebwe ndabasabira Nawaombea ngo bose babe wote wakuwe ugera ku umoja. musere Unafaa kwa dada. ni ugusokoza. Ni kuchanua tu. muracyari umwe. Mjigani mmoja. Iyo ubabonye mu rusengero babyina wagira ngo barakijijwe. Unawaza wanaokolewa. Ukabona ntabwo yamanuka. Roho Mtakatifu hawezi shuka. Ntabwo yamanukira ahantu hatari umwe. Nimunegurana. Mukienda Umusore akaba yahuye n'ikibazo. Dada mutani atatiza. Mugatangira. Unaacha. Ko mutangiye gushagaguza mwene wanyu, Mnaanza kupasa. mutekereza ko muzuzura umwuka wera. Nongere mbabwire ngo byabasabira ngo mu bumwe nk'uko nanjye na data turi umwe. Imana ibitubwiye tuyihaye icyubahiro. Heshima. Komeza. murongo wa 21 ngo bose babe umwe. Bose babe umwe. muri njye data nanjye haba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Amen. Icyo frere. Amen. Ndugu. Ni ukuvuga ngo Kusema eti ab'isi wa ulimwengu bazamenya ko muri aba frere. kama uko ndugu. Nimuvuga ku, Mukisema vimoja. nimureba ku, nimukorera hamwe, Mtendea pamoja. nimutatana mugashikurana, Mtengana mnakurana. bazavuga ngo kumwe ni abanyabyiza. Watasema kumbe ni wa madhehebu kama sisi. Iyo urubyiruko ruri hamwe Kabisa wavulana kwa umutima wanyura neza. Moyo wangu unanifurahisha. Abafurere iyo bari hamwe Tuko pamoja. umutima wanyura neza. Moyo wangu unanifurahisha. Nongere mbabwire ngo ndabasabira ngo Nawaambia mkuwe mmoja. ikindi kibaranga cyane Wengine itachoka Gisoza. ntabwo ari ndio byo wariye amasaha nyuma yamaze ni iminota 40 nkoresheje. natumikisha. Ikindi cya kabiri Wengine ya pili ni urukundo. ni upendo. Uyu mwaka Hii mwaka Imana itugarurire amateraniro. Uyu mwaka Imana itugarurire ubumwe. Bwa kabiri bwa ya gatatu tatu upendo. umuntu wese udakunda mwene se, Apende ndugu yake. iyo mubonye numva namutera Nasikia naweza mufite icyuma we. kumpiga na chuma. Hariho n'abantu bajya barwara n'igifu Wakati kuko abantu baribona unasikia watu ngo kuko ngo niba niyo niwe yambaye kano gakote igifungo kiramba. Mbega igifu we wapfuye se ukava rero kurwara igifu hejuru y'abafurere. Ikoti rya mu by'umufurere ni ibyawe, imodoka y'umufurere ni ibyawe, inzu y'umufurere ni ibyawe. Ariko mu rwumvise ibyadusabe ni ibyawe, ibyadudatsi ni ibyawe, iby'amapengo ni ibyawe. Turi gupfa iki? Abatagira urukundo ntibatahe hakiri kare. Udakunda ntazi Imana kuko Imana yacu ari urukundo. Imana irutwambike muri 2026. Abemeye kurwanya ni bande? Haleluya. Haleluya. Uhobora karigaza wo kwimara wenyine. Unakuja unatoa karigaza cyo kunywa. Ugende wowe wose uyimarire mu nda. Malizie ndani ya tumbo yako. Ntabwo izamera. Ntabwo ari imboga zikunza kumera neza. Ntabwo ari dodo. Ahubwo uzayijyana muri trash. Uyijyane no muri wese. Nongere mbwira abera ngo ibyo turya biba bimeze gupfa. Nta buzima bufite. Ibifite ubuzima n'ijambo ry'Imana. Ubumwe urukundo mu itorero uyu mwaka wose yari basabiye. Ababyemeye babihabwe, ababihakanye birabareba. Ababyemeye ubumwe urukundo muri Kristo. Dusomera fure turashoboye. Haleluya. Yohana ya mbere kandi 8 ihute. Wabonye ihute tugusoza. Kandi 8 Yohana ya mbere. Udakunda uretse frere utagira ute udakunda na upendo uvuza ingoma
ubwiriza ku gicaniro uwo ugira ibya mirenge niba udakunda mwene so ngo nzamusanga Yerusalemu amina. Nigeze kuambia umuntu niliwahi kuambia mtu wabwiye mugenzi we aliambia mwabari ukamubura yindi ukanje zarahiye nakera ngiye ku materaniro amasaha yandeze iyo mpamvu rero ushaka ku materaniro kiri kuboneka muri mwene so kasigaye ku gasi nawe mfashe bibiri uragiye udakunda ntazi imana n'urukundo uyu mwaka wose imana ikwambika urukundo. Komeza. Udakunda ntazi imana imana ari urukundo kuko imana ari urukundo. Iki nico cyerekanye urukundo rw'Imana. Nyaruka kuri 20. Iki nico cyerekanye urukundo rw'Imana. Bene data mwemeye ko 2026 turakuzana. Ikibazo cyane kikaba ikibazo cyawe. Ingorane yanjye ikaba ingorane yawe. Ngo nagenda baga yifashe ngo niwe wabyizaniye. Niwe wabyizaniye nawe byakugeraho. Bakundwa ko Imana yadukunze ibyo natwe dukwiriye gukunda. Haleluya. Nemere ko muri bakundwa ubwo Imana yadukunze icyo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana Imana iguma muri twe. Amen. Ese ushaka wandikira Fred. Amen. Nidukundana ikimenyetso kizabaranga ko muri abana b'Imana n'urukundo. Dushojereje guhuza imitima, kukutanisha moyo. Ntabwo wakwakira umwuka wera hawezi pokea Roho Mtakatifu uri gucira mugenzi wawe urubanza, ukikatia ndugu yako hukumu. Ibimenyetso byose n'amasezerano utere kubitegereza mu gihe cyose ushira mwene so urubanza. Ahubwo ni uko nyine turi mu nzu z'abandi, abandi iyo basoza n'umwaka ntawemere gutangira umwaka atagiye gusaba mugenzi w'imbabazi. Nta n'uwarya ku meza y'umutsima adakosoye hamwe na Yesu. Adusomere ni Petero ya mbere 3:8 kandi turashoje. Ni ibimenyetso by'abanyamuryango umuryango w'abizera. Amen. Petero ya mbere 3:8 bishapuriza kuri 12. Undi wahageze ninde? Fika ni nani? Ibi umweza mayi wibisigaye tugirute binabaki ngo twese duhuze sote tukutanishe ibisigaye mwese muhuze imitima. Amen. mubabarane kandi mukundana nk'abavandimwe. Haleluya. Niyo mana mwayibwira amategeko duhuze imitima dukundane. Haleluya. Hepfo ngo nk'abavandimwe mugirirane imbabazi. nk'abavandimwe mugirirane imbabazi. Ntabwo ari ngombwa muri muhazi wawe ngo noneho nawe ahubwo mu mutima muha imbabazi. Iyo niyo mesaje abumvishije amagambo turi umuryango w'abizera ababyemeye kuwinjiramo Imana ibanteruza. Hepfo ngo mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mutima ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yangiriye nabi uhereye none ngo nibutse byo muri 2:3 uzi ko byambereye yaramereye ngo 2024 ho noneho ngo yarangaye arakuvana noneho wakureba cyangwa igitutsi yabatutse
umugisha kuko ari wo mwahamagariwe. Haleluya. ahubwo mumwiture kumusabira umugisha. Yicarire mbefure. Umuryango w'abizera ugizwe no gukunda amateraniro,